umutipe nagiye kubona mbona nka saa 12 ke mbona ngo ba anyikubisaho n'ibikapu aje mu rugo iwawe se mu rugo iwanjye agusuye nyine asuye n'ibikapu se abaraje atangira kumbwira shida ziwe ngo mukuru wanjye ngo yamenye yuko ngo nateye inda ngo barambwiye ngo nabaye umugabo ngo baranyirukanye yaje waje ngo mubane se ngaje ngo tubane ariko cyagihe n'ubundi yari yabigusabye umubwira ko ashaka inzu we ashaka amafaranga akodesha inzu mukazabanamo anyereka inzu ngende tubane none se ubu ngubu niba njyewe yaza ngo tubane ninjye waba umurongoye cyangwa niwe waba undongo noneho aze yibera umugore noneho nanjye mba umugabo ntacyo noneho mushake jama sigare mu rugo ni nani barazi ko ndi butahe ninzi ngiye kubona nashye ngeze mu rugo nsanga mu rugo hari umukobwa waje kumusurira iwanjye mu nzu yanjye nishyura amafaranga yanjye yesanye umukobwa iwawe mu rugo iwanjye kuza kumusura bahaye ikaze abakunzi bacu bose mudukurikire kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubasuhuza nifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe ukandika comment ndetse ukanasharinga ikiganiro cyacu ndagushimira cyane no kuri comment zanyu ni ingirakamaro kuko ni benshi zifasha mu buzima bwa buri munsi niyo mpamvu gusaba niba wafunguye ikiganiro kuri channel yacu ukareba ujye wandika comment bitewe n'ibyo wabonye bitewe n'ikiganiro twakoze uko kimeze ndetse n'icyo cyo kugira ngo ubashe kugira inama n'ibitekerezo utanga mu biganiro byacu uyu munsi turi kumwe na mama Keza ariwe umubyeyi wenda kwibaruka mu minsi iri imbere mama Keza umeze ute ndashima Imana urasa na biki wajya ureka kuntera imitoma nk'iyo urasa nyine n'umugore nyine umeze neza umugore wenda kubyara umugore w'indushyi oya ntabwo uri indushyi kandi se wiki yaturiraho ibintu biba ariko ntabwo uri indushyi ko mbona ariho biri kwerekeza oya humura niho biri kujya pe ntabwo byageze aho ngaho umeze uteze shanta gake gake urakomeye ndaho pe ariko bizareka kuba gake gake ryari ntago mbizi igihe bizarekera kuba gake gake kuko iyi si yose ni ibibazo nako wenda bishobora kuba ari iwanjye apana ahandi n'ahantu hose si urw'umwe hari haciyeho iminsi tutaganira navuze ntireka wa mugani mama Keza ameze ati nk'umuntu utwite witegura kwibaruka bimeze bite umutwe n'umutware mwabarabanye byifashe biti nawe urambwira uti hari aho bigeze nyine ndifuza kugira ngo tuganire hanyuma mama Keza umeze ute twitegura umwana gute iby'umwana byo ni ibintu bisanzwe nk'umubyeyi nka nasanzwe ndi umubyeyi kwitegura umwana nyine ngomba kumwitegura uko byagenda uko ariko kose akaza kuri iyi si naho ngo ibyo ngarya ngo umugabo umutware nabyo bintu biri kumbabaza cyane ahubwo kuba ubundi njyewe mama Keza ntabwo nzi ikintu nacumuye ku Mana ntabwo nyizi pe ubanze ngiye guhaguruka nkatanya nkazajya ahandi bavuga ngo sakanyarira mu butayu nkajyayo kuko ndamutse nagiyeyo ubundi banza ndi bupfi byagenze gute se nyine none nagiye kubona mbona nka saa 12:30 hafi saa moya ndibuka ubushize tuganira mutipe mwari mwakudanye muri mu kwabuki ngewe mpamvu ngo numvaga nyine ibyo uvuze bitandukanye n'ibyo mperuka dore ku mutipe yari yemeye ko mukundana yemera umwana inshingano zose arazemera avuga ati nzafasha uko nshoboye nawe mwishimanye ahubwo hasigaye ikintu cyitwa gushaka ukuntu nyine mwahuza mukabana none uri kumbwira ngo byanze nabyo guhuza umutipe nagiye kubona mbona nka saa 12 ke mbona ngo ba anyikubisaho n'ibikapu aje mu rugo iwawe se mu rugo iwanjye agusuye nyine asuye n'ibikapu se abaraje atangira kumbwira shida ziwe ngo mukuru wanjye ngo yamenye yuko ngo nateye inda ngo barambwiye ngo nabaye umugabo ngo baranyirukanye yaje waje ngo mubane se ngaje ngo tubane ariko cyagihe n'ubundi yari yabigusabye umubwira ko ashaka inzu we ashaka amafaranga akodesha inzu mukazabanamo anyereka inzu ngende tubane none se ubu ngubu niba njyewe yaza ngo tubane ninjye waba umurongoye cyangwa niwe waba undongo
noneho aze yibera umugore noneho nanjye mba umugabo ntacyo noneho mushake. hanyuma ngo yaje gute yaje ate ajye kwambura n'ibikapu mbona sinabyumvikanye wapi nabyo kuma nta nubwo igeze nambaza ngo ese uri mu rugo. Najye ko nambona nguyeho. ubu murabana rero wahora niki nese nari kumwirukana? ntabwo wakirukana umugabo wawe rigura n'umugabo wawe nyine ugomba kubyemera. Ni umugabo wanjye w'amafuta ariko ndumva ariko atari bibi. ni umugabo ubwo se navuga ngo ni iki sinzi ubwoko bwe nta ngewe nayo abagabo se muri Kigali haba n'abagabo bameze kuri uriya ni umugabo wawe? ntabwo ari umugabo wanjye ahubwo ubu ngubu ni umugore kuko njyewe ninjye umuhigira akarya akaba mu nzu nishyura ubwo se umva ari igiki ari umugabo. Ubundi hari ikintu kibaho nanone ku rundi ruhande hari ugufashanya. Ubundi niba umuntu mufite ikintu kibahuza murahuzwa mwebwe n'umwana niba we akubwira ati ikibazo kimeze gutya na gutya nyine ni ibyanyu muri babiri muri umugore n'umugabo mugomba kubishakira igisubizo urumva nta kibazo kirimo bimeze gutya. noneho njyewe mfite imihangayiko yanjye y'ukuntu ngiye kubyara ukuntu nzarera umwana ngiye no mu mihangayiko noneho kuba ngo ndere n'umugabo ego ibyo byose bize kuri ku mutwe wa mama Keza nyine ibyo byose byukore ngo nuko ngo ari umugabo mukurera umwana na se turi umwana na se nako ntacyo ibyo reka tubyihorere sibyo ibyo byo wabyihanganira ukakira urwaje iyo ikintu cyakubayeho ngo yamenye ko yateye inda ahita amwiruka aramubwira ngo ubwo wabaye umuntu w'umugabo ahita aza mu rugo iwanjye. Reka none ibyo ngibyo tubishyire ku ruhande ke sibyo ibyo wanabyanga ukavuga ati reka nakira urwaje niba ubwo nyine niba ari ibyo byanjye n'ibyanjye nyine ukabyakira nyine ukamesa umeze umuruhu ukawemera ukavuga ko ugiye kurera umwana abana babiri nyine ukipevera sibyo. Nigire kuwa kane nagiye kwipimisha kwa muganga jama sigare mu rugo ni nani barazi ko ndi butahe ninze ngiye kubona nashye ngeze mu rugo nsanga mu rugo hari umukobwa waje kumusurira iwanjye mu nzu yanjye nishyura amafaranga yanjye yesanye umukobwa iwawe mu rugo iwanjye kuza kumusura mu nzu nishyura amafaranga yanjye ngewe ubwo si bwo ni igiki ni mushiki wese ni mushaka mushiki wiki ubundi umuntu ukubeshya ntago ubibona ubundi uyu umuntu akubeshya nta nubwo kwanza ukimubaza ngo uyu ninde agatangira kurya indimi mushiki wawe ntago uba uri proud yiwe yo kuba wamupereza umuntu ari we wese nyine no muri famiye ni ibintu bisanzwe ko umugore wawe amumenya. None ubwo wagiye kwa muganga uraza umusara umukobwa mu bari muri saro bari muri abyo nzi se yarahageze rya niba navuye mu rugo mu gitondo nzi yarahageze ryari ariko wenda ndashaka kuyegera umushyitsi we ari umushyitsi ako se wagiye ubyihorera nyine yagusobanuye rero niba uwo mushyitsi ntabwo yamutunguye nawe ujye ushyira mu nyurabwenge uwo mushyitsi ntabwo yamutunguye ngamubwire ngo ndaje direct nje kugusura ni ibintu bapanze kuko umushyitsi yari buze kugusura araguhamagara ati nzaza kugusura igihe runaka katigeze ambwira ngo mfite umushyitsi katigeze abimbwira nyine umubajije uhageze utashye byagenze bite nyine yakubwiye ko ari induru yari indimi ngo ni mushiki we ngo niba ngaro ngo kwa nyina wabo niba kwa simbize nyine ry'indimi kwakundi uba ubona umuntu ari no kudidimanga sibyo kandi umukobwa ubona afite isoni ubona mbese kandi atana nasezera aragenda hari umuntu umuryango we wabuze uramutipe umuntu w'iwabo nta n'umwe nzi usibye aho ngaho yabaga kandi nawe mukuru we ntabwo muzi neza ku buryo namwisanzura ko tuvuge se ko ari umukobwa yari yazanye bakundana wasanga akaba ari kwiratana akazu kanjye gatoya nifitiye niberamo n'ibibazo byanjye ahubwo akaza kukita nk'aho ari akakazana amahabara mu nzu yanjye. Noneho rero ibyo bintu byo byaba bikabije sinavuga ko yabagusuzuguye gusa sinavuga ko ahubwo ari kunnya ku mutwe ni ukusuzugura cyangwa ni ukunnya ku mutwe ubundi hari ukuntu umuntu agusuzugura biri mwaye
ariko uyu we ari no kurengera, ari gushyiraho n'agasumburutse, mbese ari nyine yangize nk'itapi yiwe ari kugenda akandagiraho ngo kubera tugiye kubyarana. oya ibyo byo ntabwo ari byo, nta nubwo nanabishyigikira, nta nubwo urumva wenda umuntu ashobora kugira reka tujye mu ruhande, ushobora kugira umushyitsi agutunguye se, reka tubyemere ko agutunguye, ariko ushobora kugira umushyitsi uzi kubana n'umugore, reka tuvuge uretse ko ari nako bimeze, ukamubwira uti rero sheri twagize umushyitsi mu rugo, urumva Yego. nyine ugataha uzi ko mu rugo hari umushyitsi, Yego. ndetse ukavuga ati ejo hari umushyitsi tuzagira. Aho numva ikosa ni uko atigeze abikubwira. noneho indi defo umushyitsi aramubonye, njyewe mama Keza narushye, nahashatse two kurya hariya nadukiza hariya, wenda napanze gahunda zanjye kuko uyu mujyi udafite n'imibare ntabwo byakunda. Noneho twa tundi nazigamye hariya ari kuza kutwakiriza abo bashyitsi biwe, ndazanye ubwo nongere mpange indi mibare we bya bindi nasize yabyakirije iki abashyitsi biwe, ariko ubwo si ubwo ngiye ndi igiki. twigeze kuganira mbwira ko agiye kubera ko umuryango nyine we ugiye kwaguka, avuga yuko agiye kongera gutangira gukora iki, gushakisha imibereho, kuko yavuze ko agiye gushaka akazi, kuko ukimwemerera nyine ko mwabana, yese avuga ngiye yambwiye ati nafashe inshingano, nahisemo nyine kuba umugabo, nemeye umwana ngomba kuzamurera, ngiye gutangira nshaka imibereho, nshakisha akazi. Ndavuga ese kuki utagashatse mbere? Avuga ko none ubu afite impamvu yo gushaka akazi. Ese ntabwo arashaka akazi, ntabwo akora, yirirwa mu rugo, ujya gushakisha ukongera ukamusanga mu yirirwa mu rugo ahubwo se bafite gahunda, ahubwo se ubundi wabona ahantu wowe bagutamika nk'icyana cy'inyoni, niba ari ikijumba cyanjye nibone akakirya, niba ari ako karayi akakarya, ubundi warangiza ukajya guhangayika ujya gushaka icyo kurya. Icyo kintu wowe urumva waruha akazi ni ukukabura, ni ukukabura. Se yigeze ahaguruka uriya n'umusore, nta nubwo yabura akazi, none se ubwo ukabyarana, none se ubwo njyewe nabona nenda gusara, ahubwo nsigaye ndwara umutwe udakira. Urabona njye nagiye neza kukusarira muri uwo mujyi ngo bungeze yaba hari bamwibarisha ikibazo, none se yaje ngo mubane kugira ngo waza gihamagaye se ukakibaza kugira ngo umurere nk'umubyeyi. Njyewe kenge maze kunanirwa, maze ndumva nenda kwanza ntago mbizi. None papa Keza ibyo yavuze byaba ari byazaba impamo, yaravuze ati uyu muhungu n'imbwa ntacyo azakumarira, ntacyo azimarira, muzaguma mukanuye amaso, uzagaruka unsange. Yavugishije ukuri, kuko iyo aza kuza kuba umugabo yari kuza akabona ndamuretse, akabyuka mu gitondo ajya gushaka akazi, yashaka akazi n'icyo gihumbi kirabara. Uyu munsi azanye igihumbi, ejo yazana icya5, tukagenda twiyeranja mu buzima. None yarabikoze se, yabikoze ubwo se ko numva neza mutwange ugiye guturika neza nzasare se? noneho nzimuke nzamusige mu nzu nigendere, cyangwa mufate mushugunye hanze. Nanone nzamujugunya hanze, umwana azaba akeneye se. Nawe urabizi kugira ngo uriya muhungu ajye kwemera umwana, nakongera no kumubona. Uribuka ukuntu uriya muhungu kugira ngo ajye kwemera umwana, uribuka amagambo wahavugiye, ukuntu twavuze urwanga rukaza ayanze no kumwemera. Rero ntabwo wahita uhutiraho ngo uvuge ko byagenze gutya. Bwa bwana bwe yavugaga aje kubundundaho, we aje kubundunda neza. Nawe umbwire ke nifitiye ibibazo by'iyi nda, sibyo? Uburyo uyu mujyi guhiga ari ibintu ari ibibazo, noneho guhiga utwite, ucika intege, urwaragurika buri kanya. Urumva ndi kuvuga neza? Oya, imeze nk'umuntu urwaye, niba ari inkorora. Maze n'iminsi imeze nk'umuntu wasaraye, noneho arabyuka. Wabonye nyine kamusonga rero, yewe umwana ukiri mutoya nk'uko yabivuze, sibyo? Arabyuka agakweto inkweto yanjye sirahanaguye, akayifatira hanaguye cyangwa nkayihanagura, agahita akubitamo n'agapira keza gafuze n'agapantaro keza gafuze.
akajya nk'aho ku muhanda abandi bana bicaye bameze neza, akajya kuguru ku kundi, arategeza mu makeza njye guhiga nze neke azi arye nk'umugabo mu rugo nyine. yahashye se, ariko njyewe se iyo mitwaro ndayishoboye. ese kuki adashaka mwumvikana nk'iyo mwicaye urumva ibyo byose biragaragaza ko niba ntabwo navuga ko ari ubuni, ariko umuntu w'umusore uvuga ngo akazi ngo nta kazi afite, mw'abantu mwe wenda birashoboka ko murashaka kubura akazi keretse ushaka akajyanye n'amashuri wize, ariko hano hanze hari akazi nk'umuntu w'umusore ukiri muto ufite imbaraga. ikiyede ubu ni 5 si menshi se, ikiyede cyageze kuri 5 ntabwo ari amafaranga make. ntabwo waba uri umusore ungana kuriya use n'ahantu n'ikiyede kandi kukibona nabyo birasaba amashuri. none se ntacyo mu minsi mikeya wenda ngenda bananiwe kinabona ko n'inda ngiye atangiye kugaragara, ntabwo ubibona. none mu minsi mike ndaba nangiye kunanirwa, sibyo nabasha kugenda, none nzabaho gute? azabona inzara igiye kunyicira mu nzu, asohoka agende ajya aho bari bumugabure n'ubundi. none nk'iyo murabana mu nzu, nk'iyo mwicaye uri abantu babana nta mwanya bajya bicara bakaganira. ubwo ndabizi nawe ukunda kudefanda amafuti, ubundi kwanza ngiye byaranancanze, njye ntabwo ubu wajya ukajya kumudefanda nyine ukungo icyo ushaka kubaza amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe nibwo ushaka kuvuga. oya ndashaka kubaza, iyo mwicaye muri muganira iki? abantu babana babiri burya bagira igihe bakaganira nyine umuryango, iterambere muri kugeraho, we wumva mu mutwe wafite n'iki mu mutwe kugira ngo uti byibura haragerageza gutekereza, urumva ko ibintu uri kuvuga biri kumvikana ko nta kintu atekereza kijyanye n'iki. uramubaza agatakubwira ngo ndinaniriwe reka niryamire, ngo niriwe ngo ngenda ngo nashatse akazi ngo nakabuze, ngo urumva ngo ndananiwe, reka tuzavugana mu gitondo ndaba mbyuka njya kwishakira icyo ndi bwikorere, sindibona umwanya wo mu icyo gitondo kwicara. araza nawe yirirwa yitembera hamwe n'abatipe bagenzi be, ibyasigaye niba urushako kukunanira abagabo nuko, ahubwo njyewe numara ni wowe udashobotse. bimeze bishoboka kuba nashobotse, none se ubu ni ibiki? ariko se naba nashobotse ubundi akaba akiri iwanjye. uwa mbere murananira ngo aragiye, uwa kabiri nawe mukiri mu kwa buki niko nabyita, nawe biri kwanga. none se mu kwa buki se urura kugeza tujyana ubwo nyine mvuze ko ukigihaze ngo mubane, nibyo mvuze kwa buki. none se ubwo nabyita urumva nyine twarishimye ni ukudahirwa no, hari abantu rero badahirwa no gushaka. ubundi umwaka wa mbere nafashe no kuba naramenyanye nawe, none uwundi noneho we wagasumburutso akantera inda. ubundi icyo nicyo kibi, ni uwo mwaka nagize. iyo nza kuba ndi mu makeza kwa kundi nimereye nta kibazo mfite, no kuba se nze ngundeshwa n'umutwe n'umuntu utamaye 12. wenda na papa keza kuba yaranagarutse nawamenya. ni ukuvuga ngo ubundi hari igihe hari amahirwe umuntu adakunda kugira mu buzima. hari udahirwa no kubyara, hari nyine kubyara abana nyine ngo bamugirire akamaro, umuntu akasha ko yabyara abana ariko nyine ntibagire icyo bamumarira. hari udahirwa no gushaka, hari udahirwa, buri muntu agira ibintu adahirwa mu. rero wowe kuri iyi nshuro ejo bundi kuguriya musore aza, njye numvaga nabonaga bisa neza, nkabona rwose murakundanye, ndavuga ni mama keza bwa nyuma na nyuma agiye guseka, agiye kwishima. turakundanye sibyo? oya none se wese ko yabonaga mbere mu minsi ya mbere cyagoye cyagiye nanjye nabonaga ashyushye rwose, mama keza agiye kwishima. ahubwo ashobora kuba kwa kundi yagarutse akubwira ngo akeneye kunsaba imbabazi, ngo noneho yabonye impamvu, ahubwo ashobora kuba yari amaze gushwana na mukuru we muri cya gihe agaruka yisubiyeho. noneho ashaka uburyo bwo kugira ngo aze nyine mutunge. wowe nubwo ntabwo uhita utekereza. byashoboka nabyo. Imana nabonye abantu bararakaye we kuri iyi si, abantu kubaho ni ku mibare. njyewe uyu mujyi wa Kigali nayemereyemo urusya rutuku.
nukuri biri seriye do mbega wini mwana niba hari umuntu muri mujyi wa Kigali abayeho nabi ni njyewe ariko mama ke kandi nabaho nabi mbeshejweho nabi n'umuntu igihe cyageze ubaho neza nyine nuko wenda biri gusoza nabi ariko hari igihe cyageze ubaho neza kitari iki nyine cyabanje wabayeho neza ahubwo kuri iyi nshuro biri gucura n'ubu iyo mba natwitene kuba ndiho neza ikibazo ni ugutwita none ndatwite noneho hajeho n'undi mutwaro noneho haje n'umuntu wo kurera njyewe noneho njyewe ubwo ifura yanjye niriye nyine urarera umwana na se ndarera umwana na se ubwo bose none se kari ufite ubushobozi se ubwo rero byasaba kugira ngo bise n'ibikorohera byasaba guhomba se w'umwana ugasigarana umwana nta nubwo mfite icyo gukora ubanza ni wo mwanzi ariko sinakubwira ko ntabwo mbizi pe uzi impamvu se njye sinakugira inama yo kuvuga ngo kubera ibyo byose ngo uramwirukanye kubera ko uriya muhungu wa mugani we aracyafite niba ari ubwana mu mutwe navuga niba ari ubuki simbizi aracyafite kujagarara muri we nta bwana ahubwo nuko nta nshingano ntabwo nyine ari umuntu wakira inshingano ntabwo ari umuntu uba wumva wabaho nabi sibyo ntabwo ari umuntu wavuga ngo reka njye kumbona ikiraka hariya ese niba hano habonetse ikiraka cyo gukora iki ngiki reka nyikore none se abandi babyukira ku ndege ntabwo batunze imiryango sibakora se ariko se araba yakubisemo amadeshire yakubisemo amaposhi ajye kuyikorera ni karayidi ni uko nyine ikintu nyine kose naba nsubiye inyuma ariko undi buriya umugabo ntabwo munenze nta nubwo muvuze ariko buriya njye nabonaga uko bundi mbere ukivuga ko ari we mwabyaranye rwose nabonaga mama keza wapi hano wahiye wagurumanye tipe ni abatipe hari abatipe b'aba Jackson nyine baba bari aho ngaho tu baba bari aho nyine tu nta gahunda yo kuvuga ngo nanjye nibo twahuye ariko nyuma aza kugira igitekerezo avuga amagambo nkanjye mbona amagambo ari kuvuga none yabaye umugabo ndetse anavugana n'ikiganiro yagiranye na papa Keza amubwira ati ntukansuzugure kuko umugore wawe nibyo umufite kandi ngiye kumwitaho kuko ntabwo wandera kuko sinapfuye nyine numva ari kuvuga amagambo mazima y'umuntu mukuru mvuga nagiye kuyubahiriza mama Keza arasubijwe yabonye umugabo ariko niba asubiye mu bwana buto urumva niba asubiye mu bana bato babandi bangana rwa rungano rwa 20 na ugari kubona ushaje ugari kubona bidahura ugari kubona sinzi ariko ikintu cyo kuzana umuntu twabwa mu rugo iwawe byo yibeshye cyane ayo ni amakosa nta makosa pe ni amakosa mabi cyane unatwite buriya iyo umuntu atwite mwa bantu biba bitandukanye nuko budatwite buriya utwite ntabwo ukora akazi wakoraga nk'uko bisanzwe uyu utwite ugiye umunaniro hari abatwite bagaciragura hari abatwite baruka hari abatwite badakoze n'ikintu mu nda batava naho bari badasohoka mu nzara baruka ku manywa na hejuru rero iyo ufite icyo kibazo ukagira n'umuntu w'isereri ushobora no kugira ikibazo nk'ubu nakubeshye sigaye ndwara umutwe kubera gutekereza cyane ndatekereza hanjye ntekereze nahe hano duhagaze nk'umupapa yagomba kuba ari gushaka imyenda y'umwana iri azambara iki se tuzakwa muganga badufashe se tuzagenda nta kintu dufite none ndashaka ibyo kurya bimutunga none nshake n'imyenda y'umwana ni ikibazo urabatunga bose urajya ubambika bose ndabishobora se ko ari wowe mukuru se none se njyewe ndabishobora aho kugira ngo se ahubwo aneshe umutwe yasohotse agasubira aho yabaga kandi wumva bamwirukanye kubera wowe wanasanga ari kubeshya usanga ari kubeshya afite ibindi bikosa yakoze ubizi utese umuntu amagambo amuva mu kanwa papa ke mama ke ubundi tugaruke inyuma gatoya papa Keza se we bimeze biti ntabwo mukivugana ntabwo muravugana bimeze biti noneho ibaze papa Keza aramutse amenye ko nsigaye mbana n'uriya nubwo yazongera kumvugisha hafi
sibyo? none se nawe ko yiyakiriye ko yabonye ko ukunze umwana mutoya, ko nawe yakubwira ati rwose wa mugore wigendera uzicuza, kandi nkaba mbona biri byatangiye ahubwo arerekwa ubundi kenshi na kenshi, kandi ibintu yakundaga kumbwira byakuzaga kumva. None reba n'ubu ngubu nuko ubuse koko kuko njyewe nzikorera ingutiya yose nzishyire ku mutwe, ntacyo byahindura ibyo. none se ubwo arashaka ngiye nkora iki? yewe arashaka kuza amuhamagara tukavugana. Uzajya uhamagara wumve ibitekerezo yawe ikicita icyo, kandi ari umugabo wawe, murabana mu nzu nyine. naho babuze abagabo ahubwo kuko utajya aho baboneka ukajya aho babuze. Ariko ntabwo mbizi. ni ukuri rero, niba buriya iyo washatse umugore akakubera mubi aba ari umugore wawe, nta kindi wabikoraho. Iyo ushatse umugabo akakubera mubi utumye n'inkorangi izamuka, nta kindi wabikoraho. Rero kuko mwabanye utazi ko ariko ameze cyangwa ariko azamera, ugomba ntabwo twabanye ahubwo yaje uko yaje, nta nubwo mbishaka uko yaje. ntabwo nzi ikintu cyo kuvuga ngo twarabanye. Njye nawe nawe twabanye, natoko ngenda mucumbikiye. Uramucumbikiye? Ucumbikiye umugabo wawe? Namucumbikiye, noneho naze kuko iyo umugabo atinyutse kuza mu rugo rw'umugore se bwe ni iki? Mu rugo rw'umugore nyine yitwa iki se? ni umwinjira, wenda reka tubyite ubwo yaranyinjiye. bitwaye iki se kuri umugore we? Ubundi byitwa kwinjira ari uko winjira. Nasohoke rero, nasohoke rero. Niba yaranyinjiye mfite uburenganzira bwo kumusohora iwanjye. Urabufite rero, urabufite ubwo bwo urabufite. Yego rero wabukubuza pe. Ariko ntuzakora ikintu uhubutse, ukora ikintu watekereje. None se ntekereza bingana iki? None se reka mbanze nkubaze, ubu ntekereza ukuntu ngomba kubaho, ntekereze ukuntu nawe agomba kubaho, ntekereze ukuntu umwana azagira ejo heza. Ibyo bintu byose muri umutwe wanjye, kandi kwanza sinkunda ibintu bigiye bimvuna. Uzi impamvu mbivuze se? Ni uko ushobora nk'uko wamubonye bikuvuniye, ni uko ushobora kumwirukana ukavuga ngo nakuvire mu nzira. Nzaba nahisemo nyine, ubwo nyine nzaba nameshe kamwe nakuyeho. Kubyara ugashaka papa w'umwana ukamubura, nashaka. Uzi abana bafite hano hanze bahari badafite basi, ntibabayeho se? hari n'ababayeho neza kuri ese ku buryo umuntu agorinda kugusaza ngo ni umugabo. Oya, nta mpamvu. None se nyine gusaza, kuko ibyasaza umuntu ni byinshi kuri iyi si, ntabwo wasazwa n'umugabo nanone, kandi n'abagabo bahari benshi. Nuko rero nanone uzabanza umenye ngo iki kintu ngiye gukora ni icyanyacyo, ntabwo nzicuza. wowe waza mbere se ukamumumagarira ukamubaza ibitekerezo bye, wenda ngiye kashano ko ubundi kwanze iyo umuntu mwatanye no kubana muzatangira kuguca amazi no kugusuzugura. Ushaka no kumubaza agatavuga ngo uri kumumenyera. Oya, batangiye kumwubaha. Ubushize bitewe nuko twari twaganiriye, nzamuhamagara nje tuganire, mubaze uko bimeze, icyabimuteye, impamvu yabikoze byose. Wasanga nawe afite impamvu yumvikana ku ruhande rwe, nanone ntawe. Iyihe mpamvu yumvikana mudi? Iyihe mpamvu yumvikana? Yimbwira. Wakora ikintu nta mpamvu? Ngaho nawe wenda ishyiremo nk'aha ari we, umbwire impamvu yamuteye kuza kwicara kugira ngo ngiye mutunge. None impamvu yo kuzana umukobwa iwanjye mbese ubwo ni ibiki? Ndi kubyumva, iyo mpamvu ntabwo yumvikana, ariko nyine njye ndashaka kuzamubaza akabinyibwirira. Akambwira ati impamvu ni iyi ngiyi yatumye nzana uyu mukobwa, akayivuga. Hanyuma yaba ari impamvu itumvikana, nawe nk'umuntu mukuru ukazakora ikintu gishoboka nk'umuntu mukuru. Njye ndumva ari uko mbyumva, kandi nta n'ukundi nyine byagenda. Gusa nk'uko wihanganye, ukomeza ukora iki? Komeza nihangane cyane rwose. Ntabwo nabishobora, ndarushye. Komeza wihangane, ndananiwe. Wirindira njye nzabanze nganire nawe, icyo azansubiza nzakubwira. Sawa, reka mbashimire mwese inama n'ibitekerezo muri komenti. Mama Keza ngo twari turi kuganira, ni mumugire inama, yakora iki ko umugabo amunaniye, urugo rumunaniye, umugabo wamwemeye ari umugabo, mwaryamanye ari umugore. None se Mama Keza kuba umugabo ntabwo ari ukurongora sheri, ni ugukora iki? Reka kuba umugabo ni ugufata inshingano.
rero ibyo ngibyo ujye umenya kubitandukanya. Reka tubyihorere, iby'umugabo n'umugore nta muntu ujya ubyinjiramo cyane ngo abiseseremo, tuba tubyumvise gutyo twihitira. Reka dusoreze hano, ndasubira mu kiganiro cy'ubutaha.